igihari. Urundi rwa rukundo rw'abakristo rw'abantu b'iki gihe, ugufitemo inyungu aragusura, iyo atayigufitemo ntawe uzabona. Ugufitemo inyungu baravuga ku Kinyarwanda ngo iyo ukize baraza. Uzi ko azakuguza amafaranga ukayamuharaza, ariko uzi ko ataza ni urukundo, ngurwo urukundo rutwezemo. Kandi hari igihe ndicara nkarutekereza, nyambwira madamu nkumubwira nti wowe kabyara we uzirinde gukunda umuntu kubera yuko umutegerejemo iki? Umutegerejemo inyungu. Nibyo mubo dukunda inyungu tuzibonamo, siko bimeze. Iyo twagize ibibazo baradufasha, ariko n'ugenda inyuma yabyo hihishe ngo uyu muntu mutezemo inyungu. Reka mbaho urugero, nushaka kuba inshuti yanjye kuko utegereje yuko uzagira ikibazo ku Rwanda rumwe nkakigukemurira, uzaba wayobye. Kuko ni cyiza, ari ikibazo kigongana n'amategeko, nzaguhana rwose, sinzabica iruhande, bityo uzaba wayobye. Nibyo rwose dukundane n'abantu badufitiye umumaro, ni byiza, sibyo? Bose ntabwo ari bibi, nta n'uwambujije kubikora, ndetse n'abantu bafite icyo bamarira abandi rwose ngo inshuti zabo ntacyo bitwaye. Ariko nimubakunde mwiteguye yuko naho bwa butunzi bwagenda ubucuti bwanyu bugira gute? Ubucuti bwanyu bwakomeza. Nibyo inshuti zigenda kuko amafaranga nayo yagize gute? Yagiye. Urukundo ukunda bene data ntigomba kuba rushingiye ku nyungu tutegerejemo, ahubwo rugombye kuba rushingiye ku cyo dukwiye kubamarira. Turimo turajyana naho nashakaga kugera. Mureka dusabe Imana, ntabwo ari ibintu byoroshye. Dusabe Imana kuduha urukundo rutuma dukunda abantu dufite icyo dushaka kugira gute? Kumarira. Amagambo ndi kuvuga arumvikana. Musabe Imana kubaha urukundo rwo gukunda abantu mufite icyo mushobora kumarira. Nimukunde gusa abantu bafite icyo bashobora kubamarira. Nibyo Imana ibaha umugisha, gukunda bene data mwongere ku rukundo. Aya magambo ntekereza kuyavuga, nabitekereje nanjye ngira ubwoba, ariko numva ndimo cyane kuko yanjemo mu buryo budasanzwe. Ndavuga nubwo bambwiye maze iminsi ndimo no pasiteri yantelefone yambwira ngo uzigisha, ndavuga nti buriya nariya, ariko numva mfite ubwoba bwo kuyavuga kuko ndi umuntu. Kuko nabanje kwibaza ikibazo cyo kwibaza ngo aya magambo ngiye kuyavuga ndi ku rwego rwayo. Ibi bintu ndabishyikira yewe nshobora kubyipimaho no kubigerageza. Ndavuga nti ndi kurwana intambara yo kubigeraho, ariko reka dusangire na bene data. Kuko nari nayabwite mbese niriwe mbica n'iruhande, narose inzozi ndi kwigisha gutya nk'ibi ndi kwigisha, mbyutse ndabyandika. Ibi narose n'ibyo nari ndimo kuvuga, numva sindi gushaka kubireba. Ariko mureke kwizera, twongereho iki? Kwizera twongereho iki? Ingeso nziza twongereho iki?